mani igirayo niba ari n'iki kiri kukubuza kunsubiza no dekura It's about to go down. Guys, iki gitondo ngiye gukora prank. Wowe ube tayari ntihagire ikintu kigucika. Baby, ndashaka amafaranga. Ndashaka amafaranga ibintu ndabirambiwe. Amafaranga yo kugira mu rugo. Ndashaka amafaranga yo kujya mu rugo, ibintu wirirwa uvuga buri munsi guhera kwa mbere kugeza ku wundi wa mbere. Nk'amafaranga yarabuze, ukwezi kwa mbere bimeze nabi. Ndashaka amafaranga. Warambiye stress z'urugo gute kandi ari ikibazo dufitanye njye nawe. Buze ni igice utazi. Kuba nta kibazo kwa dufitanye kwirirwa hano mu rugo wirirwa imvugo n'imwe ukwezi kwa mbere amafaranga yarabuze ntabwo nimwihangane ezo amafaranga azaboneka ryari. Wambabare ukamakanya nkikorera akazi kanje. Ikibazo dufitanye njye nawe ntakira. Ngiye ikibazo dufitanye mbe nta kibazo meza amafaranga nigiye mu rugo. Kandi gira vuba. Ibi bintu byo kwirirwa tubyinjimwe guhera ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere. Urikumva neza ntunajyana isoni ko n'umwana yirirwa ry'ingimwe nkatwe. Umwana asigeza kureminga ko afite ikibazo cyo none se arakureminga gute atavuga? Mana gumbabare umakanya mbanze bitekereza. Ufite ibyo gukora ahangaha ihangara. Ubu ni bwo bwa mbere wumvisha ko abantu bafite mu kwambira umuntu aba yatewe n'ubukene. Njyewe izo stress z'urugo rero ntabwo izo stress nzimenyereye mbabarira mpereza amafaranga nabibwiye mama ko ngiye kuza rwose. Wageze ute? Nabibwiye mama. Umubwira iki kugiye kuza ko ufite ikibazo? Ngiye namubwiye ko hano mu rugo bitameze neza hari ubukene bumeze nabi mumanjye arambwira ati mwana wanjye kugira ngo uzicwe n'inzara mu rugo ngwino. Hakoreka mubazo ukora ibintu watekereje washyizemo ubwenge. Wabanje kwanariza ukazunguza ubwenge ukumva ari byo. Nta bushyizemo se. Ubu gende irirwa guhera kwa mbere kugeza ku wundi wa mbere ngibiryo uko bizi ngiye mu rugo iwacu niko nari imeze. Mva mubwire. Ndumva mbabaje utabyuka unsembura muri iki gitondo. Mva mu maso ugende ndikorera akazi kanje ubundi sibwaye amafaranga uri kuvuga nabuze cyane kuvuga ntafite ubundi bwo ndabona gute uri ku stress waretse mwanza nkikorera akazi. Mva ubwizo kuri niba utaba amafaranga mbimbwire kuko nge ndashaka amafaranga njye mu rugo njye kuba nduhutse izi stress zo mu rugo buri musta amafaranga yarabuze mu kwezi kwa mbere biba bimeze nabi. Noneho ikintu kinasetsa ni ukuntu uzi ukuntu tubyingimwe nawe ukabona ko yaturaniye tukanayimena niyo nijye mwubona umwana noneho we ntakiri. Mani hangane nyine ndashaka kumbara amafaranga sibyo bose ngiye ubukene ndabwite ubu ninjye wabonye amafaranga ndayanga ariko ubwo kukinera stress mwana uri nta no gushaka no kunshyigikira umbaza ati biragenda bite ahubwo niwe ubyukuza unsakure. Nagushyigikiramo ibiki ubwo uri kubona ngiye narambiwe. Hangane mani igirayo niba ari n'iki kiri kukubuza kunsubiza no dekura. Akose uri muzima none se ubundi amafaranga aravuye ntabwo nkoresha mpereza mashini yanjye. Dekura ariko. Abakanakumira. Niba iyi ngiyi kutuma utansubiza ukamfata nkaho ndi kuvuga ubusa. Nguri mu kazi se bundi bwa buri munsi wiri gukora nta mafaranga nta musaruro gatanga hano muri uru rugo nguza n'amafaranga tubona n'akazi koko. Mpereza mashini yanjye. Ndakwiyamye niba utaba amafaranga ntayo musubiza. Kumira kwira ubundi ubungubu abantu bose bashatse bameze nkanjye ariko soma imashini yanjye nkikorera akazi mwana. Njye musubiza n'amashini niba utaba amafaranga bimbwire urandatisha akazi aho kazi se buri munsi nukora amafaranga uzana nayahe. None se njye kwiba cyangwa njye kuyacukura cyangwa njye kunigabana mu muhanda kugira ngo amafaranga n'ubundi kabona akabanya kuri kuhambuza. Ese buri munsi ukora
ntabwo buri munsi mbona uri gukora ngo ufite machine uri gukora umva reka mubwire nagerageje gutuza muri ngiye ngo tutavugana amagambo muri iki gitondo wampaye machine ukareka nkashaka nawe amafaranga yanjye Yega ntabwo yose ko ufashe machine amafaranga araboneka kirashaka amafaranga kandi nsubiza agira vuba avuye ubu ndayafite ukaba utariye neza cyangwa utaha cyangwa uko bivuga none ngiye kubona guha mugende none urabura ati umaye insubizi wacu ni 700 se ndi kukwaka tiki njyana iwacu ntayozi kumana wagiye ugereza wandereza mashini yanjye none ko mbona uri murabizanamo imbara ngereza mashini yanjye none wo guhaguruka ari cyerekana ko ushaka ko ubikajije nk'umuntu w'umugabo ko umuntu yana uri kwisaza se bisazamo ibiki kwisaza ibiki kariho bihera wagerageza kumvikana kwira nk'umuntu wakumva tubyuka dushyurwanya mu gitondo nk'amafaranga yakumva uri kumubwira wagiye umbabarira ukanira kwira ubu nshaka Franca sheri uri kumubwira biba bisekeje hariya ni Franca Asa ko mbona warakaye zimubwiye ko ari Franca kumbe nabegereje umutima shamana gihe igihe cyo gukora Franca n'igihe kitari cyo gukora Franca usuzi narindi ubiki by'abandi ngomba kurangira ariko rero ukuntu mba nazindutse nicanga ko ndi ko mbirangiza ujuje nkora none se ubu nkoze iminota ingahe ku buryo wavuga ngo nkwice akazi ikibazo se ni iminota ubu nta kindi gihe wakora ibyo bipuranka bya niwe Franca ushaka kubyo gukora ese ubundi Franca ni ryari naga ubundi ibintu bya Franca wabiretse ubundi byo byinjiza ayo mafaranga mu mwanya ko bavuga ngo nta mafaranga mba nazanye ibyo biba byakwinjije angahe ko mbona Franca yegereje umutima sibe wibagiye ni Franca ese ko ubwiye ngo nabibwiye mama nkabona urasaze ibintu byose bizajya biba mu rugo uzajya ubibwira mama wawe none se ubwo kubizi nabimubwira kure nawe nari ntuhite utekereza ugombaga nabwira mama ngo twakinye ngo ngiye mama se we okay mwaba mwakenye niyo ahubwo yaba amafaranga ntabwo yabwira ngaho genda rero ngaho basi genda ukura zira kamera zawe mbabarira genda nyine mbona nyine genda kuraho kamera nikorera ibyo nkora none ko mbona urakaye nyine kuraho kamera baby ni Franca ngaho wansuhuza abafana banjye nabashoboje ngaho kuraho kamera guys Franca bayo Franca umugabo wanjye yabirakariye ngo nyine ategereje umutima nta kundi kamera mwana nikorera ntabwo ndayikuraho